work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Mire gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. As long as I am in the world, I am the light of the world. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi atobesha kondo akamusiga ku maso. And he said to him, Go wash in the pool of Siloam, which is the translate sent. So he went and washed and came back seeing. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe, nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumanutse. Yes, I read up to verse 7. Nsomye gushyika ku murongo wa 7. I'm so thankful because we can share this word together. Nishimiye ko tubasha gusangirira iri jambo hamwe. Even every Friday, as you know, we are having the devotional day. So we study about John chapter 9 that time. Nkuko mubizi buri wa gatanu tugira umunsi w'amasengesho, ubushize ni iri jambo muri Yohana ibice 9 twasangiye. During I reading the Bible, I am used to think, what if my heart and the heart of God is same? Iyo nsoma Bibiliya nibaza ngo ariko iyaba umutima wanjye n'uw'Imana byomatanaga. It means if I do something then every work is the work of God. Bisobanurwe ngo icyo najya nkora cyose cyajya cyitwa umurimo w'Imana. If I go this way, then it is the way of God. Ningana aha ubwo izaba ariyo nzira y'Imana. If I do some work, that is the work of God. Ningira imirimo nkora izaba ari imirimo ikozwe n'Imana. If I preach some word, then that is the word of God. Nimbwiriza ijambo ubwo rizaba ari Imana irivuze. If I have same heart with God, then everything what I do is the work. Everything what I do is the God does. Mpuje umutima n'Imana ubwo icyo naba nkoze cyose cyaba gikozwe nayo. Do you want to have the same heart with God? Namwe murifuza kugira umutima umwe n'uw'Imana? Yes, right? Yego. Yes, even I thinking about that every day. Nanjye ibyo bintu mpora mbyibaza buri munsi. When I think about my life and then my spiritual life more and more, iyo nkomeje gutekereza ku buzima bwanjye buri gihe bw'umwuka, I could remember how God worked for me. Nibuka ukuntu Imana yagiye inkorera. Really, God helped me when I was in the trouble. Imana yagiye imfasha ndi mu makuba. And when I have a dark heart, then God changed my heart as a bright. Igihe nagira umutima wijimye Imana yawuhinduraga umucyo. So everything really in my life, there is nothing God didn't do. Mu buzima bwanjye nta kintu Imana itamfashije. So also you can think about that. After you receive salvation, nawe icyo wakibaza nyuma yuko wakiriye agakiza. Do you remember how God worked for you? Muribuka ukuntu Imana yagiye ibakorera? Yes, right? And then God really help us every day, every time, even though we have in the hardship and the troubles. Imana yagiye idukora umunsi ku wundi nubwo twanyuze mu bigoye n'amakuba. When I was in the army service, that time was my time for the deep in the darkness. Hari ibihe nabaye mu gisirikare, nibyo bihe nabaye mu gihe nakwita cy'umwijima. After I had studied in the missionary school. Nsoje amasomo y'ikimisioneri. And because that time I joined the mission school in the Gangnam Church. Ko nyuma ya service z'igisirikare nagiye mu Gangnam Church kwigishwa igiteolojiya. But because the duty of the men in Korea, they have to join the army service should. Kubera ko muri Korea umusore wese muzima ategetswe guca mu gisirikare. So I decide to join the army service
in 2020. nagiyeyo rero muri 2020. And then before I joined there, I had a fellowship with Pastor Park. ariko mbere yuko mbijyamo nagiranye ikiganiro na Pastor Park. And then he told me that, David, you don't need to worry, but just preach the gospel. arambwira ngo nta mpungenge wakagize ahubwo nubayo ujye wivugira ubutumwa. Wherever you go, preach the gospel. aho uzajya ujya hose ujye uvuga ubutumwa. Even Pastor Park, he told us about his testimony when he was in the army service. kandi nawe Pastor Park yajyaga duha ubuhamya bw'uko yabayeho hari muri service z'igisirikare. And then when I listened that testimony, I could see, wow, really God worked for Pastor Park. numvise ubuhamya bwe rero ndavuga nti rero Imana yaramukoreye. And then in this time, it was my time for have a testimony with the same with Pastor Park. nanjye naravuze nubwo rero ngiye kubona ubuhamya nk'ubwo yagize nawe ari mu gisirikare. But at first time, it was burden for me. ariko bigitangira byarangoye. I have to get the same testimony with the Pastor Park, but how can I do? naravuze nese ko nifuza kugira ubuhamya bumwe n'ubwa Pastor Park ubu mbikoreho iki. But after I have a fellowship with the Pastor Park, I changed my heart. Okay, I need to just preach the gospel. gusa naje kuvuga nti narabwiwe ngo njye nivugira ubutumwa. So if you join the army service at first, you need to join in the training center. rero iyo ugiye mu gisirikari winjira ukabayo aho batoreza. As a trainee, during the 1 month, you have to be trained. mu gihe cy'ukwezi uba ufite gutozwa. Actually, that period is the mostly hard in the army service. rero uko kwezi kwa mbere niko kubabaza cyane muri gisirikare. Because everyone who live together is the people who don't know even their names. kuba muba muri kumwe ni abantu buri umwe atazi undi uko yitwa. And then feel very awkward, even the place is not my home, so everything is uncomfortable. ubwo rero kubaho ahantu atari no mu rugo wamenyereye nta mahitamo yandi ntabwo ugubwa neza. And then there is the trainers who yell every day. kandi haba batoza bahora babakabukira buri kanya. If I do some mistake, they immediately reviewing me. rero wagira ikosa ukora ako kanya baba bakugezeho. And they punishing me. bakanaguhana. So every time you have nervousness in your heart. buri gihe rero uba ufite igihunga mu mutima. But I was so thankful because that time I brought the Bible and then I read that. ariko jye naguwe neza ko nari narazanye Bibiliya nkajya nyuzamo nkayisoma. When I have a free time, I read the Bible. And then the colleagues, they say, what are you doing? nkasoma Bibiliya bagenzi banyu bakambaza ati se uba wihugitse mu biki. Because nowadays there's no one among the youth, there's no one who is interested in the Bible. ko muri ibi bihe nta rubyiruko benshi baba bashishikajwe n'ibintu bya Bibiliya. And then I explained to them, I'm reading the Bible, and then I'm the one who is learning the Bible in the mission school. ahubwo njye ndimo ndasoma Bibiliya kuko ubusanzwe ndi no kwigira ikimisiyoneri. So they're very interesting, and then I could preach the gospel to them. bakagira amatsiko bikantera guhita ntangira nkababwiriza ubutumwa. So beginning was very wonderful. bigitangira rero byabaye byiza. Because I read the Bible, kuko nasomye Bibiliya mvuga ubutumwa. even I could see how God worked for me. ndetse nanabona ukuntu Imana yankoreye. That I was so thankful and happy and rejoiced. ibyo bihe rero narishimye ndanezerwa. But after I dispatched to the factory of where I have to serve. rero nyuma noherejwe aho nagombaga gukorera umurimo. And then that time I was a lowest rank. icyo gihe urumva ko nari ku iranka yo hasi cyane. In the military there is a rank. murabizi mu gisirikare habaho amapeti. First is the private. Sorry? Private is the lowest rank. witwa private aba ari we wa mbere biheraho. So there is your seniors, they give the order to you.
haba hari abayobora benshi ari wowe bayoboye wenyine, but you have to follow everything kandi uba ufite kuyoboka buri kimwe, because they are the all senior more than me. kuko baba ari bo bayobozi bandenze bafite mu murongo. So actually that time when I was the lowest rank, every day I prayed to God. Kuko rero nari uciriritse, ubwo buri gihe njye nasengaga Imana, Because I felt hard, even I need a help. ko nari nkeneye gufashwa nayo. But when I wake up, I pray. Before I sleep, pray. Every time when I have difficulties, I pray to God. Iyo nabyukaga narasengaga, mu byo nakoraga byose, n'igihe numvaga nanijwe cyose narasengaga. So even I could see how God accept my prayers. Kandi koko nabonye ukuntu Imana yumvaga gusenga kwanjye. Then that time I was so thankful when I think about that. Ibyo rero byaranejeje. But when the time goes on, my rank become improved. So my rank become the private first is the second one. Nibura ariko uko ibihe byagiye bikomeza banyunzamuyeho intera imwe gusa. Then after I prohibited, then I start to feel comfortable. Rero banzamuyeho gakeya natangiye kumva nguwe neza. Because now I have juniors. Kuko icyo gihe nibura nari mfite abantu munsi yanjye nanjye nk'umurongo. So I can give order to them. Sorry. I can give order to them. Ubwo abo nanjye narabayoboraga. If I direct them, you do this and that, then they have to do. Nababwira nti mukora ibi na biriya bahitaga babikora. Yeah, now you clean my shoes, then they have to clean my Hari shoes. nabo nabwiraga nti izi nkweto zanjye muziteho bagahita bazoza. Because my rank is more higher than them. Kuko nibura bari banzamuye kubarusha. But after that, I start to stop to pray before God. Ubwo rero bigeze ahubwo narekeye aho kujya nsenga. Even because there's no difficulties in my life. Kuko ibyo bihe nta bingoye byari bihari mu buzima. And then I start to be negligent about the spiritual life. Ntangira kuregeza mu bintu by'ubuzima bw'umwuka. I didn't read the Bible. Sinsome Bibiliya. I didn't pray. Sinsenge. I didn't preach the gospel. Simbwirize. When I met with some burden, I try to avoid it. Nagira ikigoye njya guhura nacyo nkagerageza kugikwepa ahubwo. And then when the time is passing continually, uko ibihe rero byarushagaho kunyuraho, my heart became darker than darker. Umutima wanjye wagendaga wijima. My heart become very low and more. Umutima wanjye nawo ukagenda ufungana. And then I start to stop communicate with the pastor also. Kandi mpagarika no kujya ngirana ibiganiro na pastor. Because that time was the period of the corona. Ibyo bihe kandi byari n'ibihe bya corona. Because of that, I couldn't go outside for joining the church. Ntibinkundire ko njya hanze ngo njye kwifatanya n'abaterana. It means if I don't call to the pastor or church, there's no way to communicate with them. Byumvikana niba ntari mfite uburyo bugenda ngo mbagereho, nta n'ibiganiro twari bushobore kugirana. But I stopped to contact with them. Mpagarika kubonana nabo. This means my spiritual life is going to corrupt it continually. Ubwo bisobanure ko ubuzima bwanjye bw'umwuka bwatangiye kwangirika buri kanya. And finally, I start to wonder, really, is there God? Hari n'igihe nageze ndibaza nti hari Imana inacyabaho. If God exists, why God just let me live like this kind of life? Ndavuga niba ihari isuku cy'inkundira ngo mbeho ubuzima nk'ubu koko. Even though I'm the theology students, but I don't preach. Nubwo ndi umuteoloji ariko ntago njya mbwiriza. Even I don't read the Bible. Sinjya nsoma Bibiliya. Even I don't pray. Sinsenga. Then how can I say I am the servant of God? Nese mpangare nte noneho ngo ndi umuntu ukorera Imana. How can I say I'm the gospel preacher? Nese ubu nivuge ngo ndi umubwiriza butumwa. My heart is changed at the dark. Umutima wanjye uhinduka umwijima. So after 2 years, almost 2 years reaching, then my service going to be end. Rero hafi imyaka 2 ijya gushyika umurimo wanjye mu gisirikare wagiye guhita usoza.
After my service, actually I supposed to join the mission school again. kandi rero nyuma y'imirimo mu gisirikare nari mfite gusubira mu ishuri rya teolojiya. I start to imagine what after I joined the mission school again, what happened. Ntangira kwibaza nti ninsubirayo bizagenda bite rero. I will surely meet with the Pastor Park, right? I will surely meet with the Pastor Park. Nuko bizagenda kose nzahura na Pastor Park. And he will ask me, azambaza. Brother, what did you do in the army service? Ni mwene data mu gisirikare ngo wabashe kugera kuki? Did you preach the gospel? Ubutumwa warabubabwiye? Did you pray every day? Wakunze gusenga buri munsi? Did you read the Bible? Bibiliya warayisomye? If he asks me that question, ninambaza, I cannot say yes. Ntago nzajya nsubiza ngo yego. Yes, instead of that, I will say no. Ahubwo nzajya mvuga ntoya. And then what can he reply for that? Ubwo razambwira iki? Surely he will rebuke me. Ndabizi ko azanyaha. Even though you're the mission school students, but why didn't you do that? Azambwira ati kuki wari wagiye uvuye ahangaha mu ishuri ry'abamisiyoneri, kuki wabaye udakora utyo? You are not a servant of God. Ubu ntunakwiriye kuba umubwiriza butumwa. You are not a preacher, the gospel preacher. Nta mubwiriza butumwa urimo. Go back your home. Ati subirire mu rugo. I thought like that. I imagined myself like that. Nuko nabyibazaga. So I start to worry in my heart. Ntangira kugira impungenge. Even I thought, it is better to just quit. Ndavuga ariko rero wanabireka nabyo nk'iki. It is better to give up to join the mission school. Ibintu by'ikimisiyoneri wanabireka. My heart become more darker and darker. Umutima wanjye ukomeza kwijima. But when my heart become very dark, then my heart start to feel very hot. Igihe rero umutima wanjye wijimaga wanagize amagorwa. Then I start to pray to God. Nanone bituma nongera gutangira gusenga. God, I don't have confidence to meet with the Pastor Park. Ndambwira Imana nti nta cyizere mfite cyo kuzahura na pasiteri. I cannot answer to him. Nta n'igisubizo mfite. Pastor, I did well. Cyuko nzamubwira ngo nagenje neza. Pastor, I have the testimony. Cyangwa mubwire ngo mfite ubuhamya. There's nothing to say that. Nta kintu mfite nzamubwira. Then God, what I have to do? None nkore iki Mana? Do I have to stop to join the mission school? Ubwo koko iki misiyoneri nkihorere? Or do I have to just run away? Nigendere. What I have to do? Nkore iki? Then I start to pray about this every day. Natangiye kujya nsenga gutyo buri munsi. And then one day, suddenly I remember the promise of God. Ariko umunsi umwe naje kwibuka isezerano ry'Imana. That was the Hebrew chapter 10. Ni mu Baheburayo ibice 10. Hebrew chapter 10 verse 39. Murongo wa 19. Bible said, but we are not of those who drag back to perdition, but of those who believe to saving the soul. Umurongo wa 39 haranditswe ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Actually, when I read this verse, nsomye uyu murongo, actually I'm the one who already dragged back to perdition. Mu by'ukuri nari uwasubiye inyuma wo kurimbuka. So because now I don't preach, kuko ntabwirizaga, I don't pray, sinasengaga, even I don't read the Bible. sinasomaga Bibiliya. Surely when I see myself, I'm the one who is dragging back to the perdition. Mu by'ukuri nari uyu uri gusubira inyuma ngo arimbuke. And then I'm not saving the soul, right? Ntago nari ndi gukiza roho, sibyo? But when I read the Bible, ako nsomye Bibiliya, Bible says we are not. Bibiliya avuga ngo ntago twebwe ntidufite. It means you are not. Ntago washobora gusubirayo inyuma. You are not those who drag back to perdition. Ntago barimo abasubira inyuma ngo barimbuke. But of those who believe to the saving the soul. Ahubwo uri mu bizera kugira ngo bakize ubugingo. When I read this verse, nsomye uyu murongo,
I realized, really, Bible is true. naje gutahura ni uziko ari byo bibiliya ni ukuri Yet it is the truth. kandi ibi ni ukuri. Yes, when I see myself, I'm the one who already dragged back. Igihe nibaraga nk'uwasubiye inyuma burundu, But Bible say I'm not. ariko biri iravuga ngo oya ntago But ndiwe, I'm the one who believed to saving the soul. ahubwo ndi uwizera nkabashe gukiza ubugingo. Yes, God, I believe this verse. Nti Mana umurongo ndawizeye, It means through me, I will save the soul. bivuze ngo binyuze muri igihe roho nyinshi zizakira. Through me, God will save the soul continually. Binyuze muri igihe Imana izakomeza inkirishe roho igihe cyose. It means God wants to use me continually. Bisobanura ngo Imana ishaka kunkoresha ibihe byose. And God never say you're not servant of God. Ntabwo Imana ari imbwira ngo ntabwo ukiri umugaragu wanjye. Even God never say you're not a gospel preacher Kandi Imana ntizigera ivuga ngo ntabwo uri umubwiriza w'ubutumwa, because of your negligence. ngo bitewe n'ubunebwe bwawe. But God always looking at the Bible. Ahubwo Imana ihora ivugira muri Bibiliya. And He looking at the word of God, His promise. Yireba gusa ijambo ryayo n'isezerano So yatanze. once I start to believe this verse, Igihe rero natangiye kwizerera uyu murongo, I start to pray another way. natangiye gusenga mu bundi buryo. God, Ni Mana, I believe this verse. ni umurongo ndawizera. Then God, please give me just one person. Who can I preach? Ndayibwira ahubwo Mana nyemera umuntu umwe nshobora kubwiriza. I start to pray this way. Ntangira gusenga ntyo. And then truly, God sent me one person who can preach. Kandi koko Imana yampaye umuntu umwe mubwiriza ubutumwa. So I was so thankful. Ndanezerwa, And then I preached and he received salvation. ndamubwiriza kandi yakiriye agakiza. So when I returned to the mission school, Nsubiye rero mu kimisiyoneri, I stand in front of a Pastor Park and then I start to share this testimony. nahagaze imbere ya Pastor Park ntangira kumubwira ubwo buhamya. Pastor, actually I cannot come back here Ni mu by'ukuri Pastor sinarugaruka ahangaha because I didn't preach, kuko sinigeze mbwiriza, I didn't pray. sinasenze, I just live as a flesh life. nabayeho nk'umuntu wa kamere, I'm not perfect. ntago mboneye, I have so many shortcomings, mfite intege nke nyinshi, but God helped me. ariko Imana yaramfashije. I cannot deny of this. Ibi byo sinabihinyura. So God, Pastor Park, he didn't rebuke me. He didn't rebuke me. Ntago yigeze anyaha, And then instead of that, he said, Amen. ahubwo aho kunyaha yahise avuga ngo amen. Okay. What about brother and sister? Mwebwe se bene data ibyanyu bite? When you look at yourself, Iyo mwirebaho, are you still thinking, I'm not gospel preacher? namwe mujya mwibwira ngo ntimuri ababwiriza nyabo? Are you still live as just a normal brother and sister? Muribwira ngo turi abene data basanzwe gusa? I'm not enough to preach the gospel. Muti ntitunazi uko babwiriza ubutumwa? You see, I don't read the Bible. Ntidusoma Bibiliya? You see, I don't preach the gospel. Ntitubwiriza ubutumwa? I so fleshy. I enjoy the flesh a lot. Mukivuga ngo munezeza kamere zanyu gusa? But how can I say I'm the righteous? Warangiza uti ndahera hese mvuga ko How can I say I'm the servant of God? So ndahera imvuga ngo ndi umuntu w'Imana? How can I say I'm the son of God? Ese ndahera imvuga ngo ndi umwana wayo? But we have to look at the Bible. Ariko muba mufite kureba kuri Bibiliya. And only the word of God can change you. Ni ijambo ry'Imana gusa ryaguhindura. So today I read John chapter 9. Munsi nasomye muri Yohana ibice 19. You can see the story about the man who is blind with bone, when born. Uyu turasaba umuntu wavutse ari impumyi. And then when Jesus and the disciple passing by the way, igihe rero Yesu yanzuraga guca muri iyo nzira, they found him. yaramubonye. And then disciples start to ask to Jesus. Atangira kubaza Yesu. You see, Jesus, here is the man who is blind. Babwira Yesu bati hano hari umuntu w'impumyi. Is it because the sin of him or sin of the
parents. babaza Yesu bati se byatewe n'icyaha cye bwite cyane cy'ababyeyi be. What was the answer of Jesus Yesu ngo Christ? yasubije ate? Jesus said, not because of sin, Yarasubije ati si kubw'icyaha, not because he has a sin, ntabwo ari uko afite icyaha, not because their parents have sinned. nta nubwo ari uko ababyeyi be bari bafite icyaha. He is blind because John chapter 9 verse 3, Umurongo wa 3, but that the work of God should be revealed in him. ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. You see, the disciple, they think he's blind because of his sin. Abigishwa ba Yesu bari bazi ngo uyu ni impumyi kuko yacumuye. He is blind because of his parents, they have sinned. Cyangwa se ni impumyi kuko ababyeyi bari bo bacumuye. Because of that, they are cursed. Ni nayo mpamvu ubwo baravumwe. But actually, Jesus said, no, it is not. Ariko Yesu yaravuze ngo ya ntago ari uko biri. I want to show the work of God through him. Ahubwo imirimo y'Imana ifite kugaragarira muri we. And then after that, Jesus started to explain about the day and night. Rero aho ngaho Yesu yatangiye kubasobanurira icyitwa amanywa n'ijoro. Now is the day Ubu ni ku manywa when I'm in this world. mu gihe ndi muri iyi si. And then in the day, everyone they can work. Iyo rero ari ku manywa buri wese aba agenda. But in the night, no one can work. Ariko mu gicuku nta bantu baba bagenda. But now I in the world, Ariko mu gihe ndi mu isi, so everyone it is allowed to work, buri right? wese yemerewe kugenda. And then you see verse 5. Umurongo wa 5, As long as I am in the world, I am the light of the world. nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. And it means Jesus is shine all the world. Ibi bisobanura ko Yesu amurikira isi yose. And there's no darkness. Bivuga ngo nta mwijima, There's no sin. nta cyaha, There's no cause. nta muvumo, There's no punishment. nta n'ibihano There's no bituriho, condemnation. nta no kwiciraho iteka. Because Jesus in the world. Kubera ko Yesu ahari mu isi. And then Jesus became the light of the world. Yesu rero yahindutse umucyo w'isi. After he explained about that, Amaze gusobanura ibyo, he spat on the ground. yaciriye amacandwe hasi. And he started to make the clay with the saliva. Atobesha amacandwe ye akondo. And then he anointed to the eyes of this blind man. Ayasiga kuri ya maso y'impumyi. And then what did he do? Ubwo yari arimo akora ibiki? He said, go and wash in the pool of Siloam. Yarakomeje aramubwira ngo genda ujye ku kidendezi Sorowamu. According to this word, Bishingiye kuri iryo jambo, this man went to the Siloam and then washed. uyu muntu koko yagiye Sorowamu aruyuhagira. And then what happened? Haje kuba iki? He came back seeing. Yagarutse areba. Amen. Yes, this is the talking about not just this man. Rero ntago ari uyu muntu gusa Bibiliya irimo iravuga. Even this man is us. Ahubwo umenye ngo uyu muntu ni we wowe. This man is represent of us. Ujye umenya ngo uyu muntu ahagarariye twebwe twese. Really we are the blind. Mu by'ukuri ni twe impumyi. You say if you are the blind, Niba rero uri impumyi, what can you see? ubwo ubasha kureba iki? Can you see the world? Ese wabona igikuta? Can you see the chair? Izi ntebe wazibona? Can you see the flower? Indabo wazibona? Can you see the beautiful views? Ese wabona ikirere cyiza? Can you see your parents? Ababyeyi bawe wamenya bari bo? You cannot see anything. Ntacyo ari cyo ubona. But only darkness in front of you. Ahubwo imbere yawe uhora ubona hari umwijima. Because you are blind, right? Kuko wowe uhumye. But when you open your eyes, Ariko iyo ufunguye amaso yawe, when you start to see the world, iyo utangiye kureba isi, then you can see everything. ibiriho byose urabibona. Yes, actually we are the blind in our heart. Rero ikiri ukuri ni uko imitima yacu natwe ihumye. Whatever you do is the sin.
icyo ukoze cyose kiba ari icyaha Whatever you do, it is evil before God. kandi imbere y'Imana icyo wakora nk'umuntu kiba ari kibi. Then we used to live in sin. Twakunze rero kubaho mu cyaha And we used to say we are sinner. tukavuga tuti turi abanyabyaha. But for the sinners, for the people who is living in the darkness, Abantu rero babayeho mu mwijima Jesus came to the earth. nibo Yesu yaziye muri iyi si And he is the light of the world. ahita tubera umucyo w'isi And everyone, they start to see the true word. kandi abantu bose ababereye umucyo batangiye kubona And no one is blind. nta wasigaye ahumye. It means no one is sinner. Mu yandi magambo ntawe yasize ari umunyabyaha Everyone is became righteous. ahubwo buri umwe yamuhinduye ukiranuka. So, you see, when we check the John chapter 1, Iyo dusomye no muri Yohana igice kimwe also there is the explanation about the light of God. naho hariho ubusobanuro. I want to restart from the verse 6. Turahera ku murongo wa 6. Verse 6, John chapter 1, verse 6 says, there was a man sent from God whose name was John. Hari umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. This man came for the witness to bear the witness of the light, that all through him might believe. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. He was not the light, but was sent to bear the witness of the light. Icyakora si we uwo mucyo ahubwo ni we wahamije ibyawo. That was the true light, which gives the light to every man coming into the world. Uwo mucyo ni we mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Yari mu isi ndetse ni we wayiremye nyamara ab'isi ntibamumenya. He came to his own, and his own did not receive him. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. And then who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. You see, John started to witness about the light. Aha rero Yohana yatangiye guhamya ibirebanye n'umucyo. John is not the light. Ntago Yohana ari we wari uwo mucyo, But he was witnessing about the true light. ahubwo yari arimo arahamya iby'umucyo nyakuri. Who is this? Ese uwo mucyo nyakuri ninde? He is talking about Jesus Christ. Ubwo yavugaga ibya Yesu Kristo. When the Jesus came to the earth, Igihe Yesu yazaga mu isi, and the verse 9 said, that was the true light, which gave the light to every man coming to this world. uwo mucyo ni we mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo bo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Now the Jesus is giving the light to everyone. Ibisobanura ngo Yesu arimo araha umucyo buri muntu wese. Because now is the day. Now is the day. Ubu ni ku manywa. And then the light is shine to everything. Ubu mucyo uri kumurikira icyo ari cyo cyose. And then when you check the verse 5, Umurongo wa 5, and the light shine in the darkness, and the darkness did not comprehend it. uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenye. Why darkness couldn't comprehend it? None kubera iki umwijima utamenye iby'uwo mucyo? Do you know why? Muzi impamvu? Is it because the darkness the foolish? Ese nuko umwijima ufite ubupfapfa? Is it because darkness just disappear? Ese nuko gusa umwijima uhunga? Because the light is very strong. Very strong. Nuko umucyo ufite intege ingufu nyinshi. The light is very powerful.
umucyo ufite ubushobozi bwinshi. You see, if now is the night, tuvuga ubu ari nko mu ijoro. when you have a service on Wednesday, iyo twagize iteraniro ku wa gatatu, you see when we turn on the lights, right? aya matara tujya tuyacana. But if you turn off the light, what happens? iyo uyacanye mu ijoro hahita haba iki? You cannot see anything. ikintu cyose uragikontorora. Even though the Pastor Augustine is standing beside of me, mu bihe Pastor Augustine ndi iruhande, without the light, I cannot see him. Right? nubwo ari hafi ariko nta rumuri sinamubona. Everyone, they cannot see anything. kandi buri wese nta kintu abasha kubona. But here's a very strong light, powerful light. ariko iyo hari urumuri rufite imbaraga, When you turn on it, iyo ucanye gusa, immediately the chapel become very bright. iyi shapeli yose ihita ibonerana. And then the darkness disappear immediately. ako kanya ntitumenye aho umwijima ugiye. Jesus is the light. Yesu rero ni umucyo, And he is shining in our heart. kandi amurikira imitima yacu. And then when the Jesus is entering in your heart, iyo rero Yesu yinjiye mu mutima wawe, even though you want to hold your darkness, nubwo washaka kugundira umwijima you wawe, can't. ntabwo waba ukibishoboye. Your darkness disappear immediately. ahubwo ako kanya umwijima wawe uyoberwa aho uciye. Even when I was military in the military service, I was in the deep darkness. nanjye igihe nari mu serivisi z'igisirikari nari mu mwijima w'icuraburindi. But once the word of God entering in my heart, ariko igihe ijambo ry'Imana ryinjiraga mu mutima wanjye, my darkness disappear immediately. umwijima wanjye wahise ubura. Do you have darkness in your heart? ese mu mutima wawe waba wifitemo umwijima? Do you have difficulties in your heart? ese hari ikikugoye mu mutima wawe? Do you have some wondering in your heart? ese hari ibyo ujya wibaza ugiraho amakenga? Then you need Jesus Christ. ukeneye Yesu Kristo. You have to believe Jesus Christ in your heart. ufite kwizera Yesu Kristo mu mutima wawe. Jesus will shine your heart. Yesu azinjira mu mutima wawe. He is in your heart already. kandi yamaze no gutaha umutima wawe. But you still just keep your thoughts. ikibazo ni uko uhora ugundira intekerezo zawe. But once you start to believe that Jesus Christ is living in your heart, ariko nutangira kwizera ko Yesu Kristo ari kubaho mu mutima wawe, once you believe the word of God in your heart, igihe uzizera mu mutima wawe ijambo ry'Imana, then your darkness is disappear immediately. ako kanya umwijima ntuzamenya aho uciye. So I'm so thankful I could share this word with you. ndanezerewe kubasangiza iri jambo. So brother and sister, I hope to join this devotional day when we have on Friday. bene data nabashishikariza kujya munitabira amasengesho tugira buri wa gatanu. And then I hope you to share this word continually with you. kandi ndashaka kuzakomereza mbasangiza So iby'iri I jambo. hope you to listen this word one more time through the YouTube channel. kandi nizeye ko muzakomeza kumvira ijambo murikurikiranira kuri YouTube channel. I believe that really God will bless you. nizera Imana izabaho And then umugisha. God will make you comfort. kandi Imana izabaha ihumure. Okay, I speak up to here. ndasubikira hano. Now is a time for the offering. Muriho tugeze mu mwanya w'ituro. So the brother Diodone